Muraho murakoma, ikaze na karibu muri Gakondo Vault. Murisanga, mupfa kudasanze ibyo musanze naho ubundi rwose. Mwumve ko mwageze mu rugo. Mikasa estukasa. Uyu munsi turava mu guca imigani, kuko hari abatwandikiye inbox bifuza ko twajya dufata umwanya tukabagezaho inkuru mu buryo bwo kubaka umuryango nyarwanda no kurebera hamwe iterambere ryawo. Ni muri urwo rwego tugiye kuganira ku nkuru y'umugore watandukanye n'umugabo bari barashakanye, none akaba ashaka kudusangiza ku buhamya bwe n'isomo yakuyemo nyuma y'imyaka irenga 10 batandukanye, uko abayeho ubu ngubu. Muti kagira inkuru rero n'umunwa wo kuyibara, nubwo bavuga ngo inkuru mbariranira tuba. Turagerageza kuyicamo uko nyirayo yayitugejejeho n'amasomo twayikuramo. Tutagiye muri byinshi rero, inkuru imeze itya. Umudamu aragira ati, ntuye mu gihugu cy'Uburayi, akaba ari naho nashakiye n'umugabo muri za 2003, twashakanye twembi tukiri bato. Umugabo yari arimo asatira imyaka 30, andusha imyaka 4. Turabanye, ibintu biryoshye ari ubunyunyusi, tubyara umwana wa mbere w'umuhungu, ibintu bikimeze neza. Yewe, hashize imyaka 2, turongera Imana iduha umugisha dukurikiza umukobwa. Ubwo twembi twarakoraga, tuza kujya inama yo kuva mu bukode, tukimukira inyuma y'umujyi, tukagura inzu, kugira ngo dutangire kubaka ubuzima tunubakira abana bacu ejo hazaza. Twarakomeje turakora, abana bombi batangira amashuri, ariko umugabo tumaze kwinjira mu mwaka wa 10 wa mariage, ambera undi wundi, atangira kujya ataha ibicuku yanyweye n'inshingano zo kwita kuri gahunda z'abana, atangira kuzigabanya. Mbona bitangiye kuba nabi mu rugo, nashaka kumuvugisha ngo tuganire kuri iyo myitwarire, akanyuka inabi, ahubwo akandusha uburakari. Gusa abana barakomeje bagakora neza mu ishuri, ngerageza kuba hose nk'umubyeyi. Ariko umuhungu wacu atangira kwigira nabi mu myaka asatira 10. Iserera arabibona bifatira hafi, yongera igitsure no kwita ku masomo y'abana na za activities, ariko imyitwarire nka se ntiyahinduka. Bukeye nza kubiganiriza umucuti wanjye tuziranye kuva kera ariko utarashatse. Yari afite umwana yabyaye akiba iwabo. Anyumvisha ukuntu nzakoresha amayeri yose nkashaka uko nareba muri fone y'umugabo ko nagombye kubonamo amakuru y'ibyo nakekaga. Umunsi umwe aryamye, nza kumuhengera asinziriye, fone ndayifungura. Nibwo ibyo gufunguza igikumwe fone byari bicyaduka. Ndebye muri fone nsanga hari umudamu bandikirana, bajya babonana iyo yafashe ingendo z'isafari avuga ko agiye mu kazi. Fata za screenshot ubundi nziyoherezaho. Mbajije umugabo niba azi uwo mugore, ampindura umusazi, ahubwo arongera ndusha uburakari. Ubwo ntangira kujya ndarandira, gusenga byo n'ibindi, nari nsigaye nsenga gake pe, no kujya mu materaniro byo nabiherukaga nkiri mu Rwanda, uretse iyo habaye ibirori by'ubukwe, imibatizo n'ibindi, nibwo navuga nabaga nagiye mu materaniro. Narakomeje ndahatana, ariko mbona ko gahinda umugabo akomeza kuntera kazanturitse umutima. Nigira inama yo kureba umwavoka wa divorce ndamushaka. Hari abavoka bashinzwe kureberera inyungu z'abagore iyo batandukanye n'abagabo. Ubwo ntanze ibimenyetso byose nari nibitseho, baduha itariki tugomba guhuriraho impande zombi. Umugabo bamutegeka guhita ava mu rugo akajya gushaka ahabo. Noneho imyanzuro y'urukiko iza kwemeza ko iyo nzu niba nta n'umwe muri twe ubasha kugura igice cy'undi, ari ukuyigurisha tukagabana amafaranga avuyemo. Turagurisha ntibyatinze, amafaranga baduhaye kuko twari tutaramara imyaka myinshi, ntabwo yari ahagije impande zombi ku buryo twagura indi nzu niyo yabana. Ubwo twese twayobotse y'ubukode. Hanyuma bategeka ko ari njye uzasigarana abana igice kirekire, we akajya bafata rimwe na rimwe.
bamutegeka kujya ampa amafaranga y'indezo buri kwezi. Ibyo abikora imyaka 3, ubundi akajya yampa, ubundi akanjyamo n'ibirarane by'amezi nk'3, ubundi bikamara nk'5, najya kumurega akongera agasubira kuri gahunda gutyo gutyo, akongera akabireka, nuko tugahora muri ayo. Hagati aho ariko sinababwiye ko uwo twari twarashakanye hashize imyaka 2 yaje gushaka undi mugore utari wa wundi bancanaga inyuma tukibana. Umugabo yageze ahaza guhura n'umukobwa mwiza wari ufite potential pe, yari akuzemo ari hejuru ya 35 atarashaka, yibera mu masengesho. Umugabo kugira ngo amufatishe nawe ayoboka insengero. Ubwo barakundanye, baberekanye mu rusengero rwabo, nuko n'ubukwe buza gutaha. Uwo mukobwa yahise abyara umufiririzi indahekane 3. Barabanye, bagura n'inzu, umugabo arongera yubaka ubundi buzima, ari nabwo urebye yataye inshingano zo gukomeza gutanga indezo ku bana twari dufitanye. Ubwo yewe ndongeye nsubiye kumurega, noneho kuko yari afite inshingano mu rugo rushya, barebye amafaranga yinjiza n'ayakeneye mu rugo rwe, bakora review, noneho bamutegeka kujyamo amafaranga make ugereranyije nayo yampaga mbere. Kuko inaha ntabwo bakubwira kwicisha inzara cyangwa ngo unanirwe kwishyura iby'ingenzi mu buzima bwawe, ngo kuko hari inshingano ufite ku ruhande. Ubwo bahise bambwira kuyoboka za social services ngo zinyunganire, naho rero urugamba nyarwo rwatangiye. Ayo social services kuko afasha abantu bari hasi cyane batishoboye, ubwo bahise banyumvisha ko ngomba kwimuka aho nari ntuye kuko hari hahenze. Noneho abana bari bamaze kuba aba teenagers, baragenda bigira nabi. Nagira ngo mbahaye igitsure, noneho bakansubiza ngo ubuzima bubi babayemo ninjye utumye babayeho nabi. Rero ngo ntacyo ngomba kubabaza. Cya gitsure cya se bajyaga bagenderaho, baragenda barankeneka, amashuri akirirwamo amagara ngo bakwepye, nuko. Reka rero mbabwira kandi kantu. Abagabo twari tuziranye kera nkibana n'umugabo wanjye, bamwe banubatse, batangiye kunyubahuka. Bamwe bakaza nk'abantu bashaka kumfasha, nyuma bagatangira gutereta. Byageze aho muri bwa bukene, bamwe barahambonera. Umuntu atangira kujya yishyurira umuriro n'amazi, ariko nawe akihemba nyine tugasambana. Noneho ibyo najije umugabo ntangira kubikora nko kwirwanaho ngo mbone ibyaturamira n'abana banjye. Mw'abantu mwe, babwiye ko iyo uvuye mu rugo ukajya hanze, ubona icyo kuba wari uri mu rugo, uba umeze nk'ucumbikiwe, nubwo nawe uba ufite uruhare mu kwishyura za depanse. Ubundi ngo imbwa yavuye mu rugo ihinduka umusega, kimwe n'uko injangwe yavuye mu rugo ihinduka inturo. Ubu rero nyuma y'imyaka irenga 10 dutandukanye n'umugabo, ingaruka ndi kuzibona. Zimwe muri zo nuko abana bombi uko ari 2 baragiye bigira ibyigomeke. Umuhungu yirirwana n'abana duturanye batumagura amatabi, imogi n'inzoga. Ari mu magangs kuko muri quartier kugira ngo ubashe gusavayivinga ugomba kuba hari group barizwamo, ngo izindi gangs zitazakubona zikaguhohotera. Izo ni ingaruka zo gutura ahantu habi no kurerera ahantu hadasobanutse. Umukobwa nawe yirirwa kuri za Instagram, TikTok na Snapchat n'izindi. Yirirwa yiyerekana, sinzi abo bavugana nabo, ngerageza kumubwira akansuzugura koko. Ikindi rero nuko kongera kubyutsa umutwe nkagura inzu bigoranye ndi jyenyine. Amafaranga yo kuyambere, ibibazo byarandengaga nkakoramo. Equity nari narubatse kuyambere yose yarashize, ndi mu bukode, ndi gushyira amafaranga mu mufuka wundi muntu ari we landlord, mu gihe mbere narimo nubaka equity yanjye, nwishyura mortgage ku nzu yanjye nariteganyirizaga. Hanyuma rero kongera gushaka byarangoye. Abantu bose duhura nta n'umwe ushaka ibintu biri serious, bose ni babandi bita kuri iki gihe hit and run, kandi noneho ku mico bo bari hanyuma y'uwo twari twarashakanye. Akandi kantu rero nari nibagiye kubabwira, nuko umugabo twari twarashakanye ubu yabaye umugabo w'icyitegererezo. Mbese ngiye nagaragaye nk'umugore mubi
utarasengaga n'ibindi. Cyokora akantu nemeranya n'abanyamasengesho ni akantu ko gusengera urugo rwawe, abana bawe n'umuryango muri rusange. Ni kazima pe. Ikindi noneho kinarenze ni ukwitera icyizere. Mwa bantu mwe ukuntu umuntu aba ameze atarashaka, niyo amaze kubyara umubiri w'abagore urahinduka. Niyo waba uri healthy, ukora siporo, urya neza, ikimenyetso cy'imyaka ku bagore kiratwafekitinga kurusha abagabo. Umugabo w'imyaka 50 irenga natinya gutereta umukobwa wo muri za 30. Hanyuma rero agahinda mfite ubu ni uko ndi jyenyine, abana nabo bameze nk'abo ntabo mfite, kuko ubu noneho basigaye rimwe na rimwe batanataha, nkasigara mpangayitse, najya kubona nkabona baraje. Umubi ni uwambwira impamvu atatashye, kandi baba bamfitiye n'umujinya. Mbese nanjye sinatera amabuye bajya bavuga ko baherekeje abandi kuri maternite kubyara. Ubundi aka kantu navuga ko narengeye amarangamutima yanjye muri divorce, nirengagiza amarangamutima y'abana. Niba njyewe nari mukuru, narananiwe kudiringa n'amarangamutima yanjye, harya ubwo abana ubwenge bwabo butari bwakanidevelopa neza, ubwo byo bo byari bimeze bite? Ku byerekeye no kureba muri fone y'undi muntu, ubundi wabajije ngo ugiye kureba muri za tuwarete zimwe z'imyobo ukarungurukamo, uba wizeye kubonamo iki? Nta kindi kitari umwanda. Fone ni private property, kuko buri wese bakuyeho imyenda bakareba ibyo akenyereyeho, hari abatazongera kugenda mu nzira. Ikindi nacyo, niba urugo rwanyu rushingiye ku guhuza igitsina gusa, kuko gucana inyuma nicyo kizamo, ubwo urwo rugo rwubakiye ku muyaga, kuko umuryango si uguhuza imibiri gusa, ni uguhuza imiryango ariyo ukomokamo mwembi, ari n'izabakomokaho. Guhuza amaboko ariho mushakira ubutunzi, no guhuza ku burere bw'abana babakeneye mwembi kugira ngo mwuzuzanye. Ibyo byose wowe mugore cyangwa mugabo, niba mwiyemeje guhaguruka mu rugo, ujye ureba ibyo uhomba, ureke kureba hafi aho, ahubwo utekereze ku myaka 10 iri imbere. Nubona aho uzaba uri ari hanyuma y'aho uri ubu, uzige kwihangana niba nta migeri n'ingumi birimo. Amagambo mabi hari uko wakwiga kuyamanaginga, kuko iyo uri ku kazi ukagira umumanaja mubi, iyo akubwiye nabi ntabwo bucya mu gitondo usezera ku kazi, kuko uzi inyungu kagufitiye kurusha kukarebera muri manager ugutesha umutwe. Hanyuma rero ndasozereza ku bagabo batandukana n'abagore bagahita bikuraho inshingano zabo ngo barahima abagore. Njya numva bavuga ngo abana iyo icyo bapfana na base ni mama wabo, ibyo abagomba papa wabo. Ariko rwose ntibikwiye ko abana wabyaye nk'umugabo ubima uburenganzira bwabo bakabaho nabi, kandi utunze abandi mu rundi rugo. Rimwe na rimwe warasanze umugore ufite abana mukabyarana n'abandi, maze ukita kuri abo, hanyuma bo mu rugo rwa mbere bakabaho nabi, kandi ushobora kuba nabo wabahuhiramo bakabaho neza batandavuye. Ibisigaye duhurire muri comment section, mutubwire icyo mutekereza kuri iyi nkuru, isomo mwakuyemo, cyangwa niba nta naryo mutubwire uko mwayumvise. Ikindi rero, niba wumva twabagezaho izindi nkuru nk'izi, ushyireho like, comment, ugisangize n'abandi. Kandi niba utarasubscribinze nabyo bikore, tujye dukomeza kubana twungurana ibitekerezo, tunubaka umuryango nyarwanda. Murabeho, Imana ikomeze kubarinda, turabakunda.